uwo mukobwa yahise ashaka ngerageza no kugenda nyine ako kantu kitwa gaki akaba kita ishangi none umuntu atyazaho kugira ngo iningiri nyine ivuge neza bakita ishangi urumva nyine tu imiyoborere myiza umusingi wo kwigira kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage no kubaha ijambo kuri buri wese twikemurira ibibazo by'abaturage no kubaha ijambo kuko akimuhana kazi imvura ihise we Nje ntawe TV turagukunda abafite ubumuga baragukunda abafite ubumuga baragushima nje ntawe TV turagushima nje ntawe TV turagushima amajyepfo baragushima amajyaruguru baragushima burasirazuba baragushima umujyi wa Kigali baragushima nje nawe TV turagukunda nje nawe TV turagukunda turagukunda nje nawe TV turagukunda mbega umwana wagira ngo ni Mariya mbega umwana wagira ngo ni Mariya mbega umwana wagira ngo ni Mariya uyu niwe uzamuza Marira uyu niwe mfite ku mutima mbega umwana wagira ngo ni Mariya nuwanjye ntihagire umukoraho nuwanjye ntihagire umukoraho mbega umwana wagira ngo ni Mariya 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 twahuriye nk'umuhuro mubazi izina ngo yitwa Umurungi nanjye ni iziruba ikirungo cy'umutima wanjye forever cy'umutima wanjye forever ngwino mama ngwino be ngwino mama ngufite ku mutima wanjye n'umuhanzi w'umuhanga mwaramukunze ino mu Rwanda ndetse no mu mahanga reka tubahe ikaze abadukunda kandi mukadukurikira kuri Nge Nawe TV ndizera ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda by'umwihariko abanyarwanda muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi nimba mutwumva kandi mukaba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda nabo muri kumwe mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze
nk'ibisanzwe televiziyo Nge Nawe TV ni urubuga mukunda muri benshi kandi rukaba ari urubuga rw'abanyarwanda rwashinzwe n'umugabo ufite ubumuga bwo kutabona ndetse n'umudamu we. Niyo mpamvu inkuru zacu zose ntabwo zijya kure y'abafite ubumuga, gusa muri sosiyete tukabana n'ingeri zitandukanye tukumva ndetse n'ibitekerezo by'abadafite ubumuga. Ese mu ruhando rwa muzika, mu buzima bwose rusange, bo bafatwa bate? Uyu munsi turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe, rugero rw'ingabo nziza, rutingwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi n'icyogere mu nkuba. Ni muto ariko si muto watubugari, niwe tugiye gutaramana kuri Nge Nawe. Nimujye kure, turaza kumenya ubu buhanzi bwe buhanganye ubuhanga kandi akaba akiri muto, bwatangiye ryararifuza kubugeza he. Ikindi araza kutubwira uko abona abafite ubumuga muri rusange. Byose ntimujye kure, reka kwanza yongere azamure muri ya nganzo ye isobetse ubuhanga. Turagaruka mu kanya. Nzajya nkorera u Rwanda, nzajya nkorera u Rwanda rwatubyaye, nzajya nkorera u Rwanda mu mutekano, nzajya nkorera u Rwanda mu mahoro iwacu, nzajya nkorera u Rwanda mu mutekano, nzajya nkorera u Rwanda. Rubyiruko nimuze dukorere u Rwanda, imbaraga z'igihugu dukorere u Rwanda, u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. Rubyiruko nimuze dukorere u Rwanda, imbaraga z'igihugu dukorere u Rwanda, u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. Bintwari mu mudugudu, b'inyangamugayo mu gihugu cyawe, haranira iterambere mu gihugu cyawe. Ikintu nifuza ni umutekano n'amahoro iwacu mu mudugudu. Ayiye 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 Rwanda nziza, ayiye ayiye Rwanda we. Ayiye 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 Rwanda we, ayiye ayiye Rwanda we. Imiyoborere myiza, umusingi wo kwigira, kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage, no kubaha ijambo kukakimuhana kazi imvura ihise we. Abayobozi bacu batuyobora neza, umukuru w'isibo atuyobora neza, umukuru w'umudugudu atuyobora neza, umukuru w'akagari atuyobora neza, umukuru w'umurenge atuyobora neza, umukuru w'akarere atuyobora neza, umukuru w'intara atuyobora neza, byagera ku mukuru w'igihugu byo bikaba akarusho. Abanyarwanda twamenye gushishoza, turakorera hamwe mu mashyirahamwe, turahinga tukeza disi banyarwanda. Ubu abanyarwanda twamenye gushishoza, vuge ndata u Rwanda, mvuga intore z'u Rwanda, vuge ndata u Rwanda, mvuga intwari z'u Rwanda, vuge ndata u Rwanda, mvuga intore z'u Rwanda. Ati nzajya nkunda u Rwanda, ati kandi imiyoborere myiza. Umuhanzi w'umuhanga ivuge nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi. Abanyarwanda babanze bamenye urinde, uteye uva. Yes, murakoze cyane. Nitwa Nkundibiza Nicolas. Ukundibiza? Nkundibiza Nicolas.
natwe ko dukunze ibiza niko ubu buhanzi bwawe ko buhanganye ubuhanga kweri kukiri muto. Ndacyari muto ariko ni sawa cyane. Wow. Yego Nikora ni wowe twakiriye kuri Njye Nawe TV kabisa, tugushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu. Nyuma yo kubona ubuhanzi bwawe nubwo bukiri ku rwego twavuga ko ari urw'ibanze kandi ukaba ubutangiye vuba, ariko uri umuhanga. Nicyo kintu cya mbere nabanza kubwira abadukurikiye, kuko ako kuma uburyo uri kugakirigitamo hari benshi babyibutse bo hambere, ariko abubu bo ni bake. Hanyuma turagira ngo tuganire cyane cyane, watangiriye ku ndirimbo ivuga ngo nzajya nkorera u Rwanda. Washingiye nashingiye nyine kuba nkunda igihugu. Igihugu cy'u Rwanda rero ni igihugu cyiza, hari aho cyavuye hari n'aho cyageze kandi heza. Noneho nararebye nyine nsanga kubera gukunda u Rwanda ndaho atireka nkora iriya ndirimbo, ni nayo buriya nahereye. Tereka nyirasanire ubu uri kukirasanira cyane rwose. Wow. Ni nayo nahereyeho iriya ndirimbo njyana muri studio. Yego. Nari mfite indirimbo nyinshi ariko kubera ko ariyo nakundaga ndavuga reka ariyo meraho. Oya burya wa mugani bajya bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, udahereye se ku gihugu wahera hehe. Hanyuma indirimbo rero iraje urayikoze uti nzajya nkunda u Rwanda. Nzajya nkorera u Rwanda. Nzajya nkorera u Rwanda. Yego nari nsobwe. Nzajya nkorera u Rwanda. Utangira kuyihimba dusangize mu mutwe wawe. Ese buriya hari ukuntu rero umuntu aba yibaza atariho se buriya ajya gutangira yari yicaye hehe, yararyamye, yaragaye, yarari hehe, yarari mu murima, wari nari ndi mu rugo tu. Nari ndi mu rugo. Indirimbo nyine ndayikora ariko wumviraje. Najyaga ndirimbo mbere, hari indirimbo nyine nyuma yaho nyine nza kugenda nkora indirimbo nyine bifatika, nibwo nayijyanye muri studio nyine tu, ariko narayikoze. Izo waririmbaga zari z'abandi? Zabaga ari zanjye ariko twabaga ari utuntu tugufi, nkashaka nk'amarofre nkayaririmba mu buryo bwo kugira nyine ngo nimenyereze no gucuranga. Noneho wibereye mu rugo wumva message iraje. Nyuma yaho ubwo naje kugira gutya mu magara kuri Flash TV. Yego. Njya Flash TV rero irantumira, nari nimo ngaragaza impano, hari ibyo bita posting talent. Yego. Niho hantu nabashije kugaragariza indirimbo yanjye nzajya nkorera u Rwanda. Flash TV. Kuri Flash TV. Ubwo icyo gihe wayijyanye warayikoze se? Oya. Yari ikiri mu mutwe? Yari mu mutwe nyiririmba live, ndetse nakoze amarushanwa inshuro nyinshi. Yego. Ngera no kuri finale. Ubwo amarushanwa yari ari ku ruhe rwego? Byari kuzamura impano nyine impano z'abana. Byabaga bihereye he? Ni urwego rw'akagari rwabikoze? Ni urw'umurenge? Ni radio. Ni radio. Niho nahereye. Iyo ndirimbo rero ubu urayikoze kuri Flash, uyijyana utarayirikodinga? Nyiririmba live. None urangije uragenda uravuga utireka noneho ngende bakore mu byuma numve ko nakibwira abatana n'abatanazi. Nyuma yaho rero naje guhura n'uwitwa Biva muri uyu mwuga. Nuko tujyana muri studio, anyereka studio bakoreramo. Ndayishyura ndayikoresha tu. Uragiye rero iyo ngiyo urayizinze, ukoze audio yayo. Indi ndirimbo wakurikijeho ni iyihe? Nakurikijeho indirimbo Miyoborere. Maria. Maria. Bumvisha abantu kwanza Maria. Maria banza uzamure twumve Maria. Niyo ngiyo. Mbega umwana wagira ngo ni Maria, mbega umwana wagira ngo ni Maria, mbega umwana wagira ngo ni Maria. Uyu niwe uzamuza Marira, uyu niwe mfite ku mutima,
mbega umwana wagira ngo ni Mariya, n'uwanjye ntihagire umukoraho, n'uwanjye ntihagire umukoraho, mbega umwana wagira ngo ni Mariya. Ako Mariya niyo wari uhamagaye mu kanya Nicolas? Oya ntago ari we, ni Mary wari uhamagaye. Okay, sava. Ariko Mary nawe asa na Mariya cyangwa asa na Bikira Mariya, byose kimwe kabisa. Indirimbo Mariya uyikurikijeho? Nyikurikiza. Nayo ndagira ngo dusangize, ushobora kuba wari uriho urya kijumba cyangwa se uri kunywa umutobe, cyane ko iburasirazuba hari umutobe mwinshi cyane. Iyo wari uri hehe kugira ngo Mariya aze byavuye? Kugira ngo aze indirimbo ya Mariya, hari umukobwa twakundanaga, hanyuma ariko ko nyine yitwaga Mariya. Oya ntabwo yitwaga Mariya. Yego. Yari mukuru, noneho yandushagaho nk'imyaka ingahe 3, ariko nyine dukundana nyine biraho tu, numva nabirenze, kajya mbwira ati ariko se ubu ufite ingahe? Tuzashaka 21. Ese ngo tuzashaka abantu n'abanyamatsiko bari bambwiye ngo nkakubaze. Ati tuzashaka na ryari. Mwumva rero nyine tubiri kure ngewe, nyine ukuntu muhakanira. Wowe itabatu nta kibazo hano se ko ari nta birenze kabisa. Ndaje mane ndi hano i Remera. Nicolas. Sawa turi kumwe. Ubwo ariko uravuga uti reka nkore mu nganzo nyuma yo kwiyumva umukobwa ati tuzashakana, ariko naririmbaga icyo gihe, nibwo naragiye gukora za Nyamara y'u Rwanda. Yego. Avuga ati ariko ubundi abantu bakomeje no kumatira gukora indirimbo y'urukundo, avuga ati indirimbo z'urukundo nizo ziba zigezweho, uzadukorera akarimbo k'urukundo. Noneho ngewe nayikoze Mariya ari ukugira ngo uwo mukobwa yahise ashaka. Yego. Ndavuga reka nkore indirimbo yitwa Mariya, noneho nimugeraho azumve ko nabonye nyine undi mwana nyine umuruta, kubera ko nyine yanyanze tu. Avuga ko yanyanze. Ahise umukoma. Ariko Mariya kugeza ubu ngubu uzayitura n'abandi kandi uyitura n'Abanyarwanda. Iyo Mariya nayo turayumvise. Hanyuma indi ndirimbo wakurikijeho ni iyihe? Nahise nkurikizaho imiyoborere myiza. Miyoborere myiza. Miyoborere myiza, ha? Imiyoborere myiza umusingi wo kwigira, kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage, no kubaha ijambo kuri buri wese twikemurira ibibazo by'abaturage, no kubaha ijambo kuko akimuhana kazi imvura ihise we. Abayobozi bacu batuyobora neza, umukuru w'isibo atuyobora neza, umukuru w'umudugudu atuyobora neza, umukuru w'akagari atuyobora neza, umukuru w'umurenge atuyobora neza, umukuru w'akarere atuyobora neza, umukuru w'intara atuyobora neza, byagera ku mukuru w'igihugu byo bikaba akarusho. Ni umuhanzi w'umuhanga Nicolas, aracyari muto ariko ni umuhanga. Aravuga ati imiyoborere myiza, avuze ingeri zitandukanye z'abayobozi kuva ku isi ho kugera ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ati batuyobora neza. Ntekereza ko ari nako gaciro k'umunyarwanda, ni nako gaciro turusha amahanga ndetse n'ibihugu byo hirya no hino. Nicolas ni muto ariko akaba ari umuhanga cyane mu bijyanye no gucuranga umuduri. Nicolas, uyu muduri iyi ni ingiri, okay, nari nsobwe, iyi ni ingiri yawe. Warayigishijwe cyangwa wabyirutse ubona hari uyikirigita nawe uravuga uti inganzo niyi ndakomereza? Abantu bose bakunze kumbaza icyo kintu,
ariko iningiri nayicuranze mfite imyaka 8 yego ari mu buryo bwo kubikinisha tu, ariko nabibonanye kuri mukuru wanjye yabikoraga agacuranga ataririmba. Uko rero nagiye ndushaho kuyikunda, ariko n'umwana narabikunda gukunda ari gucuranga, nkajya mwicara iruhande nkamureba yayirambika hasi, yari yarayikoze ariko iciriritse. Yayirambika hasi ngafata ngakubaho, nuko nguko nayikoze ndakomeza ndayikora. Hari ikindi gicurangisho uzi usibye iningiri gukoresha? Oya, iningiri niyo nzi cyane. Yego. Izo ndirimbo rero ni 3 hari nabonye hano ku rubuga rwawe? Ni 3. Yego. Harimo urukundo, hakaba no kuririmba uvuga ibyiza by'igihugu n'uburyo imiyoborere imeze. Nta wundi murongo wumva ushobora kuganamo usibye iyo mirongo 2? Ari n'indirimbo za gospel mba numva nazicurangamo iningiri. Kandi ndazifite, ahubwo nuko ubushobozi bugenda buke. Nazikora cyane kandi abanyarwanda bakazikunda. Yego. Ariko hari umuntu mbere yuko tumenyana wandiye akara ngo ni wowe ucurangira wa mudamu uri kubica bigacika umunyarwandakazi. Angelique Uwimana. Angelique? Ni wowe mucurangira? Ziriya ngira mucurangira. Nagiye kuri studio ahantu badukorera indirimbo. Duhurirayo rero arambwira ati kano kantu nagakunze, uzaza uncurangire. Ubwo nibwo namucurangiye, nyine dukorana indirimbo icekere mukobwa n'izindi agira twumva agiye afite z'ubukwe. Gashireho nubwo tumutwikiyeyo karya amateke akanywa no kivuguto, gashireho twumve. Abantu barayizi cyane kabisa. Shyiraho. Ngira ngo babyumvise, uri umuhanga. Ngira ngo ahari abacuranzi benshi bakunda gufasha abahanzi, ako nako ntitwari kubura kukajyana. Hanyuma icyo noneho tugira ngo tumenye neza, nyirizina Nicolas wavuze ko ufite imyaka 21, uri muto, ntabwo wiga kugeza ubu? Ubu ntabwo niga. Wigiriye mu nganzo yaragushibukanye tayari? Ntabwo ari inganzo, ahubwo yatumye niga. N'ubushobozi nibwo bwatumye niga. Mukanya wavuze ko uzaririmba indirimbo zijyanye no gutaka igihugu cyacu no kukivuga ibyiza byacyo, ukakivuga ibigwi ndetse n'iz'urukundo, ariko hari n'izindi ndirimbo z'umuco wacu zishimisha abanyarwanda cyane, zo ntabwo uteganya kuzikoraho? Izo dukunda haba mu misango y'ubukwe, mu bitaramo runaka? Iz'ubukwe. Yego. Izo nazo mba numva nazikora. Yego. Hanyuma iyi nganzo yawe rero isobetse ubuhanga, Nicolas urifuza kuyagura ku ruhe rwego? Mba numva nyine nayagura ku rwego rukaze cyane, rukaze birenze nuko mbitekereza. Gusa buri ikintu kigenda kibura nyine n'ubushobozi. Naho indirimbo zo ndazifite nyinshi. Ku buryo n'ubu ngubu nigeze kujya kuririmba ahantu, noneho makuru umuntu ankorera indirimbo. Yego. Iriya y'imiyoborere myiza. Ni umuntu wayinyishyuriye. Igitekerezo ni cyiza. Ntabwo waririmba indirimbo nk'iriya ngo umuntu abure kugutera ingabo? Nayiririmbye live, umuntu arayikunda, arambwira ati nangahe, turavugana, nuko arayinyishyurira. Yego. Njyana muri studio. Tukiri hano, iyi ndirimbo imiyoborere myiza ku nzego z'igihugu cyacu, ntaho urayitaramira ngo ubone abayobozi barizihiwe rwose bakubwira ati congratulations uri kuza neza? Nagiye hariya ku murenge wa Kinyinya. Bwari ubwa mbere bananumiye tu. Yego. Nuko ndagenda ndayiririmba, ariko ku buryo nayiririmbye abantu barayikunze kuri YouTube channel ho nyine Nicolas TV. Yego. Barayikunze bajyaho bakayireba, barayibyinnye. Birandenga kuko n'ubwa mbere ngiye stage. Ngira ngo bari basanzwe banayizi kubera kuntu bayibyinye. Ngira ngo n'abadukurikiye baze kujya kukureba, turagupiningira natwe kugira ngo bahite bareba iyo ndirimbo. Okay. Hanyuma rero Nicolas, tugushimira cyane tugana ku musozo. Reka noneho dusatire ibibazo byacu bikeya. Niki gituma ukunda u Rwanda?
igituma nkunda u Rwanda cyane cyane nk'imiyoborere myiza irimo. U Rwanda rukunda abanyarwanda barwo. Abayobozi b'u Rwanda bakunda abanyarwanda. Yego. Bitewe n'imiyoborere myiza mbona uburyo umuntu ava hano ukajya mu Mutara nta kibazo nta gihunga, ukava hano ukajya Cyangugu, ahantu hose ugasanga umutekano nyine ni wose. Niyo mpamvu ibintu biba bigaragarira nyine abantu muri rusange. Niyo mpamvu mba mbona ariyo mpamvu nkunda u Rwanda cyane. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, hari abahanzi benshi batangira bafite inganzo kandi zisobetse ubuhanga, ariko bakagira gutya ukabona ibyo bari barimo babitesheje agaciro, ukabona barabyanze bagiye mu bindi. Ujya wumva nk'uko nari nkubajije ngo gukunda igihugu, hari n'ugira gutyo ukumva nawe agiteye umugongo. Wowe ni iyihe message waha abantu bajya mu nganzo ariko bakayivamo bakajya mu bindi? Cyane nanone hariho n'igihe ajya mu nganzo ariko yatangira kuryoherwa agatangira gukoresha ibiyobyabwenge. Izo ka turazifite, dufite abahanzi benshi bagenda bafungwa. Izo ngeri uko ari ebyiri zitubwireho. Ibyo rero bura sinzi nimba nabyita nk'ikira. Sinzi ko nagiye kubivuga nimba nabyita wenda umurengwe. Urasa niko nabibona. Ari ukuntu wenda nk'umuntu nyine abona yuko ibyo akoze wenda hari icyo bimumariye, agahita avuga ati wenda ndabona ibi bishimishije, agahita yiberaho ko yishakiye. Yego. Ariko ngiye ku bwanjye impano mfite cyangwa kuririmba mfite bigeze aho bingeza, n'ubundi mba numva bitamindura uwo ndi we. Yego. Nakomeza nyine kuguma ndijewe nyine tu. Wow, byiza cyane kabisa, ndumva ibintu ari amavuta. Nikora rero ngira ngo tugitangira twavuze ko iyi televiziyo ari abafite ubumuga by'umwihariko umugabo n'umugore. Turagira ngo noneho utubwire nkawe ibyo ari byose uri kwinjira mu ngamba cyangwa se uri kuza muri uyu muryo, muri runo rugaga rw'abahanzi. Ubona abafite ubumuga, ubanza utubwire kuri kote y'abahanzi, ubona uruhare rwabo ari uruhe cyangwa ubabona gute mu magambo make nimba hari abuzi utubwire? Abahanzi ku bijyanye n'iki? Abahanzi bafite ubumuga nibo ndiho nkubazaho. Nimba hari abuzi ubabona gute? Hari umuhanzi nzi witwa Niyo Bosco. Niyo Bosco uramuzi? Yego. Ura ni umuhanga cyane. Gute tubwira ibintu nka bitatu ukundira Niyo Bosco ukavuga uti mu by'ukuri abantu bafite ubumuga burya barashoboye? Abantu bafite ubumuga impamvu bashoboye, Niyo Bosco akora indirimbo nziza abantu baranazi kubiza. Noneho ukibaza uburyo umuntu w'impumyi atekereza indirimbo akayikora kandi ukumva ifite message, ubutumwa bwiza nyine. Uriya Niyo Bosco ni umuntu bavuga afite ubumuga bwo kutabona. Ntabwo avuga impumyi. Yego. Afite ubumuga bwo kutabona nyine, ariko Niyo Bosco ni umuhanga, ngenda namukunda, ngenda ndi umufana we kabisa. Ni ukuvuga ngo nimba ariko ubibona barashoboye. Barashoboye. Buriya abantu bafite ubumuga ni abantu kimwe nk'abandi. Ndumva ntabwo wabaheza, nta hantu na hamwe wakigera. Bakwiriye gufatwa gute muri sosiyete? Nimba utanze urugero kuri Niyo Bosco, ubundi ubona bakwiriye gufatwa gute mu buryo bweruye? Mu buryo bweruye ndumva bakwiriye no guhabwa agaciro karenze. Ako abatabana n'ubumuga, abadafite ubumuga bafite. Uyu mutipe afite abantu benshi bamuhamagara kabisa, bitaba nta kibazo. Yego, turagushimiye cyane rero. Tugana ku musozo, ndabizi abantu bakunda umuziki. Ongera dukireho nk'utuntu nka dutatu dukurikiranye kugira ngo abantu bagubwe neza, cyane cyane abadukurikiye kuri Njye Nawe TV. Nta kibazo, ngerageza no kugenda nyine. Ako kantu kitwa gaki? Akaba kita ishangi.
none umuntu atyazaho kugira ngo iningiri nyine ivuge neza. bakita ishangi. urumva nyine tu urabyumva. Okay. Hari indirimbo njya nkunda nka zino za Karanyuze niko yego ahubwo di indirimbo za Karanyuze nazo ushobora kuzicuranga ukoresha ako kantu. Ndagerageza ugasanga nyine mwicara nko mu rugo nkayicuranga. Okay. Dushyirireho kabisa twumve ndabiza abantu baragunga neza. Iminsi iranze imbanye myinshi umutwaro cyangwa ntunyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura koma. Mbega byiza. Wibaza byinshi ku nkano ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima iki kirere ugasanga utagiheza muza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura koma mbega shenge urahura koma. Uri umuhanga. Aka karirimbo ko numva ugakizemo neza. Hari iyindi ushobora kubihuza nabyo ukumva biragenda neza. Indirimbo yakigije munsi. Kanyobwe. Nitwa yabigize birebire. Kubitaho kashyira kapera gato cyane. Nta kibazo. Ndasaba kanse wihera hagati nari. Yego. Ndamuhamagara noneho yanze kwitaba duye nonaha naninyinya yanyereka ibintu dore yabigize birebire ibintu dore yabigize birebire. Ndamuhamagara noneho yanze kwitaba duye nonaha naninyinya yanyereka ibintu dore yabigize birebire ibintu dore yabigize birebire. Mbariza iyo nanga nimba ikunda Kagame. Mingi biriwe amakuru umeze ute uraho Mingi ukunda nde Kagame Paul niki n'abanyarwanda rahira nukuri kw'Imana. Iyo ntigira ikimenya ko kurahira Imana bita iranabirahiye. Cyane rwose. Abanyarwanda badukurikiye ubundi umuntu iyo uvuze iningiri ahita yibuka ko iningiri ivuga ibyo yibajije nyine ikabisubiramo. Bakayihamagara abenshi bakunze kugira ngo bayihamagara. Umuntu ucuranga iningiri nyine ngo akaba azi kuyihamagara. None nayo ikunda Kagame n'abanyarwanda. Nikora turagushimiye cyane kandi by'imvamutima kabisa tukwifuriza impagarike n'ubugingo. Ni ijambo twasanze abakuru bakoresha wumva iryo jambo. Impagarike n'ubugingo ni ugukomera ukaba wumva rwose ushyitse kandi ukumva ufite imbaduko zo gukora ugacuranga kabisa ibintu bikagenda neza. Nk'uko watubwiye uti ku murenge wa Kinyinya nataramiye abanyarwanda n'abayobozi bari bahari mbona barizihiwe kandi nanjye numva imvamutima zinyirutse umubiri wose. Natwe kuri Nge Nawe TV nibyo tukwifuriza kandi ejo ni heza uracyari muto iyo nganzo uyikomeze ndabizi neza ko uzavamo umuhanzi kandi ubereye abanyarwanda ndetse n'u Rwanda. Turagushimiye. Hanyuma muri background wabasigira karirimbo basezeraho ubwo uracutsa
ntagaruka mbabwira ko tubakunda aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mukomeze mugubwe neza, tubasaba kuduha amaboko, nta kindi ni ugukora subscribe kuri iyi televiziyo Njye Nawe TV. Nababwiye ko ari televiziyo yashinzwe n'abatabona umugabo n'umugore bombi, Nyankiko Pierre na Mukanza Venasi, nibo bashinze televiziyo Njye Nawe. Niyo mpamvu twifashisha abahanzi kugira ngo baze babaganirize, babataramire, abafite ubumuga ndetse namwe mudafite ubumuga, twese nk'abitsamuye dukorere igihugu cyacu. Reka mbashimire, yewe nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe, ariko ntimwibagirwe no kunyarukira ku rubuga rw'uyu muhungu, turapininga hano hasi kugira ngo nawe mumuteze imbere. Reka mbashimire rero kandi mukomeze mugubwe neza, Imana ibagirire neza. Bye, njye nakagaruka, ubwo we asigaye kuri televiziyo. Bye. Mana warahabaye urandwanirira, Mana warahabaye urandwanirira, mu buto bwanjye urandwanirira, isaha ku yindi urandwanirira, umunota ku wundi urandwanirira, isegonda ku yindi urandwanirira. Ndagushimira Mana ko wandwaniriye, ndagushimira Mana ko wandwaniriye, ndagushimira Mana ko wandwaniriye, ndagushimira Mana ko wandwaniriye, ndagushimira Mana ko wandwaniriye. Mana warahabaye urandwanirira, Mana warahabaye urandwanirira, mu buto bwanjye urandwanirira, isaha ku yindi urandwanirira, umunota ku wundi urandwanirira. Ndagushimira Mana ko wandwaniriye, ndagushimira Mana ko wandwaniriye.